umukobwa ugerageza gutwara umuhungu ubusugi. Urumva umuhungu dukinana aba yitwa Bruno, abakiri imanzi. Oh, sorry. Ndakotoye. Mbamba baradusiye dutangiye. Byangoyemo kubera ntago ari ibintu nari menyereye kuba natereta umusore, ariko nyine kubera ari ibintu nakuze nkunda kandi numva ngomba kubikora, nagombaga kubikora. Uratereta ukumva biri kuvamo cyangwa biba biri kukujora? Hello guys, ladies and gentlemen, mwese ndabasuhuje mudukurikira muri mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Muri kanya rero mbahaye ikaze kuri page ya Special TV. Nkuko twabibasezeranyije tugenda tubazanira abantu bari special ahantu hose. Nkuko murimo murabibona rero nicaranye hano n'umuntu uri special byatari. Cameraman, akazi nakawe, urahera ku kirenge cye uzamura wereka abantu badukurikira kuri page ya Special TV kugira ngo babashe kureba umwari twicaranye hano ukuntu yambaye, arasa neza, umva nta mwari ubereye u Rwanda rwose. Cameraman, akazi nakawe nkuko nabikubwiye nyine nuguhera hasi ku kirenge cye kugira ngo tumwereke abantu badukurikiye. Muribaza se uyu muntu turi kumwe ninde, ni muntu ki? Kuba ari mwiza byo simbigarukaho kuko namwe murimo murabyibonera. Reka ntangire mu ikaze, dutangire tuganira, muraza kumumenya birambuye. Hari n'abashobora kuba bamuzi ariko n'abatamuzi mugiye kumumenya biciye hano kuri page ya Special TV. Tugaye ikaze. Murakoze cyane. Watangira wibwira? Nta kibazo. Amazina yanjye nitwa Umurerwa Aziza Naila. Ntuye muri Kigali, nkaba ndi umukinnyi wa filime. Twumva daki. Utuye muri Kigali ahagana he? Oya, nibanga. Nibanga kubera icyo ari ibanga? Uri kumva ntabwo nahavuga. Kubera security yawe se cyangwa kwanga ko hari abantu bazagusura? Nyine kubera ko nyine numva atari bon, ntabwo ari ngombwa ngo buri wese amenye ahantu ntuye. Tubwiye yuko uri umukinnyi wa filime, hari abantu bakunda filime, hari n'abajya bazireba. Ese ukina mu yahe mafilime yitwa ngo iki? Murakoze. Nkina muri filime yitwa Gashugi, abantu benshi barayizi. Nkinamo nitwa Bitya n'izindi nyinshi nkiri gukora zitarajya hanze. Ukina ukora iki, uri muntu ki? Kumbaje ikibazo gikomeye. Bitya aba ari umukobwa ugerageza gutwara umuhungu ubusugi. Urumva umuhungu dukinana aba yitwa Bruno, abakiri imanzi. Oh, sorry. Ndakotoye. Mbamba baradusiye dutangiye. Oya, nta kibazo twakomeza. Ntabwo ndabisubira. Oya, wibisubika tubwira. Muzagakate basi. Okay, nyine ugerageza gutwara ubusugi bw'umuhungu. Oya, ubumanzi. Watubwiye ubusugi, okay, ubwo ni ubumanzi. Ubigenza gute? Nawe nyine urabyumva, ubu ngubu uragira ngo ngusobanurire gute? Nyine niyo character mba ndi gukinamo, ntago nakuvuga ngo mbigenza gute. Nyine ni nk'uko umuntu waba ushaka gutwara umuntu w'abandi, noneho udatekereza no gutekereza icyo gitekerezo. Urumva biragoye, birangora, ariko ngerageza kubikora. Iyo role bayiguhereza ngo uyikine, mu by'ukuri wiyumvise gute? Byangoyemo kubera ntago ari ibintu nari menyereye kuba natereta umusore, ariko nyine kubera ari ibintu nakuze nkunda kandi numva ngomba kubikora, nagombaga kubikora. Uratereta ukumva biri kuvamo cyangwa biba biri kukujora? Umva bari kunkatira byatari. Ubigenza gute twereke? Oya, nabikwereka se gute? Reka twimagine ko ari njyewe nyine utwereke.
abesha nawe ntukagorane uri kumva ntago nahita mbishobora gutya hari abantu bajya bakunda kwibaza ikibazo hari nk'ukuntu umuntu aba ari gukina role ukabona ari kuvuga nk'amagambo menshi biriya bintu muba mwabiborotse cyangwa ni ibintu biba biri mu mutwe wanyu uri kumva umuntu wateguye nyine umuntu wahita arandika ariko nyine ntabwo ibintu byose akubwiye wabikora nk'uko abikubwiye ariko nawe ushaka ibintu byawe ushyiramo kugira ngo nyine bigende neza kurushaho ese ubona filime nyarwanda zigeze ku ruhe rwego ugereranyije n'izindi filime zigenda zitambuka hano hanze nko muri za Tanzania muri Kenya mu Burundi Uganda n'ahandi nyine ntabwo nakubwira ngo biri ku rwego rushimishije ariko nanone ntabwo biri ku rwego rubi ubwo basigaye abanyarwanda batekereza gutanga ama awards bagiye guha abahanzi n'abakinnyi ba filime bakazamo urumva ko bigenda bitera imbere ubona hakorwa iki kugira ngo filime nyarwanda zigere ku rwego rw'izindi filime ziriho tujya tubona hano hanze murakoze ikintu wenda abantu bashyiramo imbaraga bakunde filime nyarwanda abanyarwanda bazi gukina bakina neza nyine babyiyumvemo kwanza babanze babikunde bumve ko ibintu dukora tuba twabishyizemo imbaraga ubundi barebe filime bazisapotinge tubona abaterankunga bizagenda neza hari nk'abantu bajya bakunda kuvuga ngo filime nyarwanda zikinwa nk'amatiyatire mwebwe iyo mubyumvise mubyakira gute urumva nyine birababaje pe kubona umuntu afata umunsi wose buriya aka episode kamwe kugira ngo gasohoke k'iminota wenda niyo byaba 45 kugira ngo kajye hanze imbaraga biba byatwaye energy nyine ziba zagiye nyine ubushake baba burimo bwitange ukumva umuntu aravuze ngo dukina théâtre ntabwo twe turi ku rwego rwo gukora ibintu bihambaye kuko ntabwo ubushobozi buhambaye tubufite babanze bakunda ibyo dukora nibamara gukunda ibyo dukora tukagira ubushobozi bwo gukora ibintu byiza bifuza nabyo tuzabibakorera ese mu bakinnyi bakina hano mu Rwanda nyine bakina amafilime nuhe mwacteur cyangwa umwactrice mwiza ubona ukavuga ati byibura uyu umuntu akina neza suka ari benshi koko mfite ba role model benshi nyine buri wese na character mubona nyine buri wese nuko akina ngenda mbona ikintu cyiza afite nkumva nagikurikiza uwa mbere ni Bahavu Jeannette nyine Kami wo mu mpanga ariwe Kami wo mu mpanga mva nkunda ukuntu actinga mba mbona nyine arabizi ubundi muntu nyine umuriro modo wanjye ni nana nawe nyine nkunda ukuntu actinga tu mba mbona bizi kandi abishoboye agakina ibintu bijyanye n'uko ameze ukabona nyine ni bon nihe filime abo bombi bakinnye zikagukomveka uzi ko impanga ibigisohoka nshobora no kwihutisha abandi simbarebe nkareba ahantu kama ari gukina noneho buriya na City Made nana umva niwe muntu ngenda ngiye kureba nkunda uburyo actinga nyine nkunda ukuntu bakora ibintu byabo ugerageza kwiga of course ndabikora umuntu ujya wigana hagati ya Kami na Nana ukavuga ati uyu nguyu ndamwigana byanyabyo nyine cyane Kami ndabukunda cyane nyine nkunda ukuntu akora ibintu bye watangiye gukina filime ryari ko hashize imyaka hari izo nagiye nkora ntizigira amahirwe zo gusohoka ngo zijye hanze ariko ndatekereza ari nko muri 2019 kugeza ubu umaze gukina filime zingahe zigeze nko muri 5 niyihe filime wakinnye nawe ukumva urayikunze ukavuga ati byibura iyi filime ni nziza kurusha izindi zose nawe nabakina filime nakinnye nkumva ndabikunze nkakunda ukuntu ndi kwactinga ntabwo irasohoka ngo igende hanze ariko icyo nzi cyo nuko nabikoze neza urumva ahandi bwa mbere naratinyaga nari ntaritinyuka ariko iyo ngiyo ndabizi ko nabikoze neza bijya bibaho ko baguhereza role ukayikina uri kwitinya of course ni nk'iyihe role baguhereza nka role nyine yo gutereta umuntu
cyangwa role wenda nakora ndi gutuka umuntu kubera ubundi mu buzima busanzwe nyine ndi umunyamahoro meze gutya nyine kuno rero nyine urumva ibintu udasanzwe ubamo kuvuga ngo ube iyo karagiteri nyine birashoboka ariko biba bigoye. Ese ntago ujya ugira ubwoba bw'uko umuntu ashobora kugufata mu isura y'ibyo ujya ukina? ubwo bwoba ntabwo nabugira kubera n'ubundi ntabwo nzahora nyina karagiteri imwe kandi igisobanuro cy'umukinnyi mwiza ni ugukina karagiteri zose ukabasha kuzisangamo. Rero icyo umuntu cyose yavuga nta kintu byaba bimbwiye. Haramutse hari abantu bagufasha se muri iyo shusho ntago byagutushaho ukuntu? N'ubundi rega n'ubundi ntago mbayeho kugira ngo nshimishe abantu. Uko ushaka kuntwara it's okay nta kibazo nyine nimba wumva ungaye kubera ibyo ndi gukina nose narenza heza. Kuri ubu ngubu ubona sinema nyarwanda yerekeza he? Uko mbibona ngiye mbona iri kugenda neza, biri kugenda ahantu heza, Imana nidufasha bizatera imbere. Imana nibafasha nta baterankunga se? Oya abaterankunga of course bo bagomba kuza. Byaranatangiye ubu ngubu hari abantu basigaye basapotinga filme bagatanga amapibulisite ku bakinnyi bayo, buriya no gutera inkunga abakinnyi no gutuma bakora ibintu biri strong. So ndikumva ko rero bitangiye kugenda neza. Njya nkunda kubona ku ma Facebook no ku yandi mashusho medias hari nk'ukuntu bafata nk'ifoto y'umwacteur cyangwa umwactrice bakaba bakandikaho ngo abantu bifuza gukina filime banyandikire kuri iyi nimero. Ese bira bintu hari nk'abagerageza kuzandikira ariko ugasanga wenda ntago ari byo. Nimwe bw'ubwanyu muba muri kubikora cyane abandi bantu baba babiyitira? So rero ntago napfa kwita ngusubiza icyo kibazo kuko numva nyine gifite ukuntu kikize. Wenda hari ubwo ariko ntago ntekereza ko umuhanzi nako umwacteur cyangwa umwactrice ashaka gufata ifoto ye akavuga ngo umuntu ushaka gukina aramutse ari umuntu ushaka kubikora yabyamamaza agashiraho casting, abakinnyi bakaza muri casting bakabareba nimba ibyo bintu bashaka gukora koko babishoboye. Ntago numva ko gushyira ifoto kuri social media ushaka abakinnyi muri ubwo buryo bishoboka kubera umwacteur cyangwa umwactrice agomba kuba umwacteur cyangwa umwactrice ariko yakoze casting kandi ibyo bintu babonye ko ari kubimera. Ubu ni izihe mbogamizi wahuye nazo kuva watangira gukina filime? Ni nyinshi. Umva hari ahantu hambere nigeze kujya gukina nakoze casting neza nta kibazo, barambwira ngo wowe isura yawe ngo wapi ngo ntago yakina filime, ngo nyine ngo isura yanjye mfite ntago yakina filime. Nambabaye ariko nyine kubera kubikunda no gukomeza kubigerageza kenshi ubu ngubu bitangiye kuza. Ko mba nuri umukobwa mwiza se ubwo bakunengaga iki? Simbizi byari kubyenda byaterwaga nawe twari turi gukompeta babonaga njye nyine ari njye wa nyuma ariko ntari. Biza kurangira aho hantu udasubiye yose cyangwa baje kongera kuguhamagara usa? Byaje kurangira nasubiyeyo, niyo bari kumpamagara ntabwo nari gusubirayo. Ariko nyine biba bishaka ngo biba bisaba ngo umuntu ashyiremo imbaraga kandi abikunde. Ntabwo challenge yose mu buzima wagira uhita ugivinga up. Hari nk'ukuntu njya numva bivugwa ko no muri filime nyine muri filime nyarwanda cyangwa se muri sinema nyarwanda habamo ibintu bya ruswa y'igitsina. Ese byigeze bikubaho? Oya nta byigeze bimbaho. Bikubayeho wakora iki? Nyine ubwo ntabwo byaba ari ibyanjye kubera ko ntabwo ntekereza ko akazi kari aho gahuriye no gukorera imibonano mpuzabitsina. Bampa akazi kubera mbishoboye, ntabwo bampa akazi kubera ko nagize ndatanze ruswa. Muri filime akenshi uba usanga hakinwamo urukundo kuko ni narwo ruhari cyane muri ino minsi, ariko biravugwa ko urukundo rutakibaho. Ese nawe niko ubibona cyangwa? Rero ibintu by'urukundo sinapfa kubisobanuraho cyane kubera urukundo rugira abantu babiri.
so rero ntabwo navuga ngo ntirubaho kubera yuko hari abarufite kandi nta nubwo navuga ngo rubaho kubera ko harimo n'abatarufite, biterwa n'uko umuntu yiyumva. Rurahari nose amamariyaje ntabwo yaba rudahari. Bisigaye bivugwa ko umuntu agukunda bitewe wenda n'icyo akudipendingaho, like wenda uri umusitari, uratunze, arabana nawe kubera ko ufite imodoka nziza, ufite inzu nziza, ufite akazi keza, uri famous, abantu bose bakuzi, nyine ugasanga bene ibyo ngibyo nibyo bari gushingiraho. Nawe niko ubibona cyangwa nabo byabayeho baba batubeye? Rero njye ntabwo ariko mbibona, ntabwo urukundo ari uko uziranye n'umusitari. Hoya nyine harimo n'abantu batazwi n'umuntu n'umwe baba baziranye kwabo kandi bagakundana. So rero uramutse ukunze umuntu uko umukurikiyeho ikintu runaka, nicyo kintu nyine gituma urukundo rutakibaho. Ariko ubundi uko numva urukundo rwagakwiye kuba urw'abantu babiri bakabyumvikanaho ubwabo bagakundana. Nta kintu na kimwe ugendeyeho, utagendeye ngo kanaka afite ibi ngibi, kanaka afite ibi ngibi. Mwebwe ibyanyu byabahuje bwa mbere mugihura, akaba ari byo mukomeza mugenderaho mutitaye ku bindi. Wabwira iki abantu bakunda abantu bafite icyo babakurikiye? Nababwira ngo ntabwo bizaramba, n'ibyo bintu wakurikiye ntabwo uzakomeza ubibona. Kubera ko birashira. Of course ikintu cyonyine kidashira ni urukundo, ariko ibindi byose birashira. Kandi numva hoya njye rero muransetsa nyine hari abantu barufite, hari abarufite baruhabwa, hari n'abarutanga. Ahubwo biba ikibazo wowe ushaka profi ukabyita urukundo kandi uzi ko ari profi. Ujye ubwiza umuntu ukuri umubwira ngo rero njye ntabwo nshaka urukundo, ndishakira ibi ngibi utunze, kuko nibyo byaba ari bo. Ukareka gutesha umuntu umwanya, kuko hari igihe umuntu ashaka kugukunda, sibyo? Noneho akagukunda we biririyo, kandi wowe uri kumubeshya ufite ikintu umukurikiyeho, aho kugira ngo umutakarize umwanya uzatume yicuza ko yakumenye, wamubwira ndashaka imodoka, ndayishaka, yime. Ariko ibyo gukundana nabyo ntabwo bihari. Mbese ukamubwiza ukuri iki nicyo nshaka, yego, akakiguha cyangwa akakikwiyemo. Hari igihe ashobora gusanga agukunda akanakiguha ko yagukunda, aho kugira ngo umutakarize umwanya. Akuzi gukora divorce ukuntu biryana, niko njye mbitekereza. Mba numva umuntu adakwiye kubeshya umuntu ngo ndagukunda kandi atamukunda. Ubona divorce ziri kuba muri ino minsi ziterwa n'iki? Nibyo nyine, ni profi. Umuntu uragenda uvuze ngo afite amafaranga, afite agenda akazi kamuhemba 1M, sibyo? Akazi ntago usinya kontra, ntago gasinya kontra ngo bakupfuye cyangwa uvuye ugakora amakosa rimwe bakakwirukana, amafaranga agashira. Yashize ubwo urumva n'urukundo cya bya bindi washakaga biba bigiye. Urumva uba waratesheje undi muntu umutwe. Kandi uramutse umubwiye ngo ngiye nkunda amafaranga yawe, aramutse agukunda n'ubundi ntago yajya yakwiyemo. Ariko nawe ukamuha amahoro, nawe akaguha ayandi. Mbese abantu bige kuvugisha ukuri, niba ari amafaranga ushaka umuntu umubwira ati ni amafaranga yawe, niba ari urukundo umubwira ati ni urukundo. Of course. Reka nkubwire, umusore nzabwira ngo ndishakira amafaranga azayame niyo nzaba nshaka, ntabwo nzaba nshaka urukundo. Cyangwa niba uzakubwira ngo nishakira imodoka uzayime, cyangwa umbwira ngo oya ntabwo bishoboka. Ntabwo nzagenda mbeshya ngo ndagukunda kandi ndagukunda. Biravugwa ko abakobwa aribo bafite izo karagiteri cyane, ariko no mu minsi yashize nigeze nakumva ngo n'abahungu basigaye bajya muri uwo mujyo. Ese byaba byarabaye kimwe kuri kimwe? Umva nawe nkubeshya, ariko nyine buriya ikintu kivugwa kiba gihari, ahubwo abantu bagarukire hafi bikosore. Uretse gukina filime nyarwanda, ni uwuhe mukino ukunda? Ubwo ndavuga football, volleyball, bako, rugubi n'ibindi. Shasi ubu sinaba nkubeshye, njya ndebaho football ho gake, ariko nabwo ni kuba ndi gucaho ndi kugenda. Aho ku bundi ntabwo nkunda ibintu bya siporo, like imipira. Nyine nkunda kubona abantu bari kubyina, kumva indirimbo.
ujya ugera niba imipira ugiye ireba gake cyangwa nta na rimwe ujya ugerageza no kureba? njya ndebaho gake. Ureba iyo mu Rwanda cyangwa iyo hanze? Iyo hanze. Papa ni ekipe hanze? Manchester. Hari Manchester City na Manchester. Manchester United. Umva nyine nkunda abanyafurika bakinamo. Nkunda Pogba. Niwe utuma mpfa kuyireba, niwe utuma mpfa kureba aho wenda. Hano mu Rwanda ntago naba nkubeshye sinjya mbire nyine sinjya ntago njya nkunda kubyitaho. Ese iyo ujya wumva abantu bakunda kuvuga Rayon Sport bakavuga APR ntago bigutusha ahantu byibura ngo ujye kureba ayo ma equipe abantu birwa baririmba? Nta na rimwe najya kureba match noneho simbazi n'abakinnyi bakinamo. Ubu bakubajije umukinnyi ukina mu Rwanda nta n'umwana sibune wanzi yavuyemo kera Jimmy Gatete. Nuko bamushyiraga ku makayi nigaga iyo batamaga ikayi ya Jimmy Gatete ntabwo najyaga ajya ku ishuri. Niwe wenyine uzi. Minisitiri wa siporo ntabwo umuzi? Ntawe nzi ako yitwa Julienne sibyo? Irindi ariko naryo nzi. Iki kiganiro muzagisubike. Kubera ikiza twagisubike ibi bintu ntabwo mwabinkora ibyo bintu byo kumbaza abantu ba siporo koko urumva butampemukiye. Minisitiri w'ubuzima ni nde? Ariko sinzi impamvu kubera iki hari ibintu bimwe na bimwe mudakunda kwitaho. Umva singu ugiye gutuma azajya numva amakuru. Ugiye gutuma uzajya wumva amakuru. Noneho rero kubaza byinshi rwose n'amakuru wawe. Nayo rwose. Kubera iki? Sinzi impamvu ntajya nitaho kumva amakuru. Nimba ari ubujiji niba ari iki sinzi sinabona ikintu ngusobanurira ariko ubwo nibwo. Oya ntabwo ari ubujiji buriya no kutabikunda ariko kandi ntagakwiye kubimenya urumva nyine ni ubujiji. Reka twigire mu mateka ndakeka uzi amateka ya hano mu Rwanda. Ku itariki ya mbere y'ukwa karindwi buri mwaka twizihiza iki? Ya mbere umva kanumve suko ni ikinyibutse umva ni ikira umunsi wo kwibohora mu kwa kabiri nibwo twibohora. Mu kwa karindwi umunsi w'intwari. Okay, u Rwanda rwabonye ubwigenge mu wuhe mwaka? Muri 90 na muri 95. U Rwanda rwabonye ubwigenge muri 95. Uri seriye? Muri 90 na kangahe? Muri 95. Sihe tariki? Oya ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi. Muhe mwaka nyine? Ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi 1990 na kangahera 94. Oya na 95. Muri 95? U Rwanda rwabonye ubwigenge? Yego. Muri 95? Muri 89. Ese ko uri kuncanga uri kumbwira muri 95? Ntabwo mbyibuka umwaka ariko icyo nzi ko ari ya mbere z'ukwa karindwi. Muri 95 cyangwa muri 89.
reka mbikubwire u Rwanda rwabonye ubwigenge muri 62. 62 nta nubwo nari gupfa mbitekereje. Ni uwuhe mwami mbese ubwo navuga mbere y'uko u Rwanda ruhinduka republic rukareka kuba ubwami nyine, ni uwuhe mwami uheruka ku ngoma? Rudahigwa. Tugira ibyiciro bitatu by'intwari, ni bihe? Imena, imanzi n'ingenzi. Muri ibyo byiciro uko ari bitatu, ni ikihe cyiciro dufite kitarimo umuntu? Kagame nta na kimwe. Urishuba neza ko nta na kimwe? Ntacyo kirahari. Imanzi. Ni ikihe gishushanyo kiri mu ibendera ry'igihugu? Izuba. Kubera iki? Ntabwo ujya uribona kubera ari rimurika nyine. Nyine bisobanuye iki? Izuba bisobanura urumuri. Ni ayahe mabara agize ibendera ry'igihugu? Ubururu, umuhondo n'icyatsi. Watubwira moto y'igihugu cyacu? Moto mu kinyarwanda nyine, mu kinyarwanda bishatse kuvuga iki ngo numve? Moto si navuga kuko nabisobanura, ariko ubona nko kuri badge umuntu yambaye hano hasi hariho nka moto y'ikigo, wenda ikigo cyitwa gutya, hasi hari moto, noneho moto y'u Rwanda moto y'u Rwanda. Ibyo bintu uri kumbwira ntabwo bisobanukiwe. Like good nuze se moto ku ibendera ry'u Rwanda. Urabona like hari nk'ukuntu umuntu aba ndaguha urugero kuri bino bigo bisanzwe, sibyo? Uba usanga wenda ikigo gifite nk'izina ariko hasi hariho moto yacyo, wenda like wenda niba ari nka kampani runaka wenda yitwa runaka ariko hasi wenda ndaguha urugero wenda nka moto ya FPR ni intsinzi, umurava, ibintu nk'ibyo nyine. Wowe nka moto y'u Rwanda naba nkubeshye, ntabwo nari nzi ko binabaho. Ntabwo wari uzi ko bibaho? Ntabwo wari uzi ko u Rwanda rugira moto? Okay, tugenda tugana ku musozo, ni iki wakisabira nk'abakunzi bawe? Ikintu nabasaba baze banshyigikire, banshyigikire ku mbuga nkoranyambaga zanjye, ariyo Instagram, nitwa umurerwa nana. Bakomeze barebe ibyo dukora, bakomeze bashyigikire n'abandi banyarwanda bakora akazi nk'ako nkora. Ni iki wabwira abantu badukurikira kuri page ya Special TV? Ndabakunda kandi nyine bakomeze bakore subscribe, barebe ibiganiro mukora. Reka tugushimire nyine, wakoze kwitabira ubutumire bwawe. Mwakoze namwe kunyakira. Ariko wandiriye mu mibare ugiye utankiniyeho akantu gato byibura ngo ndebe kuri umwakirisi. Nzagakina n'ingaruka. N'ingaruka nzagakina. Nzagaruka ryari? Nimwongera kumbona. Nyine abantu badukurikiye niba bifuza ko uzagaruka bazabishyira muri comment batubwire. Ndabakunda, mwakoze. Naki ndababwira. Byari ibyo. Mwakoze rero kuba mwadukurikiye kuri page ya Special TV. Nk'uko mwabibonye rero ni umwari mwiza twari kumwe ukina sinema nyarwanda. Mumukurikire ku mbuga nkoranyambaga ze, ubwo ni IG,
Facebook, WhatsApp ye rwose keretse babandi nyine nabishaka no kuri WhatsApp muzajya mumukurikirana nyine mureba status ziwe. Kuri mikoro rero nyine na Tete Pauline Prusta kuri kamera kubakunda byo simbigarukaho ni ibisanzwe. Ciao ciao, Rio Kida.